ibintu byose by'ubwami n'iby'umwami no kuvuga ko icya 10 dutanga si icacu ni nundi ni mu bimwe mu z'Imana yaduhaye twongeye turarekonesa turazirikana tukagaruka tukayiha icubahiro tukayishima tukavuga ngo papa mu byo wampaye ndagusubije wumvishije nukuzirikana aha gutanga icya 10 si itegeko kugitanga si itegeko kano kantu ukumve cyane kugitanga si itegeko nico umuntu muzima uri nomo ufite ibitekerezo bitekereza uzi icyo Kristo yakoze muri we ubuntu bwo burasobanutse ninde ubwakira kugira umuntu ubwakira icyambere ni umuntu umeze gutya ni umuntu wari uriho abaswe n'ibyaha afite intimba mu mutima yiyanze afite agahinda n'ubwoba bw'urupfu wumvishije yego uwo muntu none akaza kumenya inkuru nziza y'ubuntu bw'Imana mu mwana wayo Yesu Kristo yakoze umurimo kugira ngo natwe dukore imirimo mu yandi magambo yadukozemo umurimo kugira ngo dukore umurimo so impamvu vuze ngo ni ingwigi n'abana bemera ko Kristo yabapfiriye ari bemera ko ari umukiza wabo ariko ntibemera ko ari umwami wabo uzi umukiza bamwemera nk'umuntu wababarira nk'umuntu wabagirira neza nk'umuntu wabagirira impuhwe n'imbabazi ariko none ntibamwemere nk'umuntu woyobora intambwe z'ibirenge byabo woyobora imitekerereze yabo wovugurura imitekerereze yabo wobayobora mu isezerano rya kera turifata ka fondasiyo y'inzu tuvuga ngo ufite inzu yubatse idafite fondasiyo none isezerano risha bikaba inzu yuzuye isezerano rya kera ni fondasiyo isezerano risha rikaba inzu so rero igihe udafite ivyo takuzura kurimo izo inje sinza mvuko abanyabuntu nibo bagiye muri ako gatsiko k'amabandi biyitirira bagapfobya bagatuka ubuntu bw'Imana niko no muri Yuda hazavuga ngo ari bamwe baseseye muri twebwe rwihishwa twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu aho muri hirya no hino hatandukanye turabashimiye nanone twongeye kubashimira kuko mwongeye gufungura televiziyo zanyu mugahitamo gukurikirana Rukombe Empire Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ikindi turashimira mwebwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Imana ibahe umugisha niba rero ugiye gukurikirana ikiganiro ukaba utarakora subscribe turagusaba kugira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro byose tuzajya ducishaho bizajya bikugeraho byihuse bidatinze rwose uzajya uwa mbere mu kubibona yego Imana ibahe umugisha mwebwe mwese rero twagarutse mu kiganiro kindi gisha aho abantu benshi badusabye ko twakongera kugarura uyu muvandimwe tukongera kuganira nawe hari ikiganiro twakoze ubushize mwarakibonye mwaragikurikiranye twaganiye ku bintu bitandukanye ariko nanone abantu badusabye ko twabamubaza ku bintu bisa nkaho by'inyigisho biriho muri iyi minsi inyigisho ziri kugenda zisa nkaho zigira umutwe munini reka mbyite gutyo niba ari umutwe munini ziri kugenda zisa nkaho zitutumba cyane mu bantu benshi ariko bamwe bakavuga ko bishobora kuba ari ubuyobe abandi bakavuga ko ari zo nyigisho z'ukuri badusaba ko twaza batumira tukabiganiraho niyo mpamvu rero twamuraritse kuba yatwemereye uyu munsi wa none akaza tubane rero turamushimiye nawe reka mbere ya byose abanza twibwira nanone ni umushitsi ntago ari umusangwa hano reka atwibwire urakoze cyane yego ku mazina ni Mutawala Eric ariko abantu benshi bazi Mutawala nkaba ndi umuvugabutumwa nkaba ndi umupapa hanyuma turabashimiye kandi nkuko twabivuganye ushize bwari ubusabe mwifuza yuko ari byo twazavuga mugiye mwadukenera ariko none ntibivuye ku bushake bwanyu buvuye ku bushake bw'abakunzi b'ijambo ry'Imana turabibashimiye murakoze cyane arakoze rero ni Mutawala turi kumwe ni umuvugabutumwa benshi muramuzi no umuvugabutumwa rero niwe twakeneye ko tuganira kuri ibyo bintu bitandukanye abantu bagenda bibaza byinshi ku nyigisho ziriho ubu ngubu twita ko ari inyigisho z'ubuntu zisa nkaho zafashe intera ndende mu mitima y'abantu ariko abantu bamwe bakavuga ko zishobora kuba zirimo ubuyobe
mu by'ukuri ntituzi niba ari ubuyobe cyangwa se ahubwo abandi aribo bayobye. Rero ndatangira nkubaza iki kintu, ubuntu ni iki? Okay, urakoze cyane. Hamwe n'ibyo bavuga, hamwe n'ibyo ahandi si byo, babisobanura ukutariko, bakavuga amagambo amwe atarayukuri. Ayo atarayukuri bajya bavuga ko Kristo yabirangije, ariko nyamara yarabitangiye ahubwo. Ntabwo yabirangije, yarabitangiye. Nkunda kubivuga, ubushize nigeze kubivugaho birasakuza cyane, kubera ukuntu bakunda kuvuga ngo ku musaraba ngo byose yarabirangije, ariko Bibiliya ntizivuga ngo byose ku musaraba yarabirangije. Noneho nge ndavuga mu rwego rwo gushaka nko gukosoraho, ndababwira yuko ku musaraba zose bitarangiriye ku musaraba, ahubwo ku musaraba zose niho byatangiriye. Ati gute? Ibintu byakuweho ni ikintu novuga ko ari ikintu nk'ibintu bibiri, ni ibintu bibiri byakuweho, naho ibindi byose ni ikinyoma. Ikintu cyakuweho ni ibitambo byatambirwaga ibyaha by'abantu. Abantu bakoraga ibyaha, hanyuma yo gukora ibyaha akajya gutamba igitambo cyo kweza ibyaha bye. Bibiliya ijambo ry'Imana ryaritubwira ngo nta nubwo byababarirwaga, byaratwikirwaga. Umwaka warangira, nyuma y'umwaka batambye cya gitambo, bakaza kubaho ikintu kijyanye no kujya kwibutswa ibyo bagize gute bari barakoze. Hakabaho n'irindi turo batanga ryo kugira ngo bibuke kandi bongere banasaba imbabazi. Ibyo nibyo Kristo yakuyeho, ibitambo. Kuko igitambo cyarabonetse. Igitambo ni Yesu Kristo. Ikigira kabiri ni ugukuraho imigenzo y'imico ya gipagani. Imigenzo n'imico ishingiye kuri gakondo, bishamikiye ku muco wa gipagani cyangwa se imyizerere uragize neza, imyizerere ya gipagani. Ibyo nibyo byakuweho, naho ibindi byose ku musaraba byahise bitangira. Ikindi cya gatatu nari nkubwiye ko ari bitatu, ni ikijyanye no kwisengera ubwawe, kwisabira ubwawe, kwegera hera wenyine. Mbere abarabavugiraga, abatambyi barabavugiraga, ariko uyu munsi mfite ubushobozi n'uburenganzira bwo kujya mu maso y'Imana. N'ibyo bintu byakuweho, naho ibindi byose byaratangiye, ibindi biruzuzwa. Kandi kuzuzwa, hari ijambo batajya bamenya neza, bagashaka kutugaragariza nk'aho kuzura cyangwa se kuzuza k'ubumana, bakumva ko cyuzuye gihita kirangira. Siko, sinzi nimba ntagiye kure, ongera kandi umbaze mu bundi. Ntabwo uraja kure. Okay, reka tugaruke. Arakoze cyane. Ntabwo ku musaraba ariho byarangiriye, ahubwo niho byatangiriye. Yes, icyo ngicyo kirumvikanye kandi aragisobanuye. Noneho reka tugaruke kuri iki kintu cyitwa ubuntu. Ese ubuntu ni iki? Noneho ubuntu ubuntu bwagiye bugira umutwe munini, ariko bugira umutwe munini kubwo abantu bafite intege nke, ariko ni ikintu cyumvikana. N'ubushize nakivuzeho kandi ndakisubiramo nifashishije n'icyanditswe kugira ngo bize kutworohera. Hari igihe nukomeza gukoresha amagambo yanjye, abantu hari bakavuga ati se uyu mugabo utazusoma ahari ubu sintyoza mu magambo, si ibyiwe. Abantu ubu bararushe cyane. None reka nze mbashakire dore Tito 2. Muri Tito 2 yani Tito ibice 2 ku murongo wa 11 hajya avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Wabyumvishije? Wabumvisha ubuntu bw'Imana? Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Icyambere buratwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, yani butwigisha no kubaha Imana, bukatwigisha
kurekana no gutandukana n'ibyiki n'iby'isi. Wabyumvishije? yego Bukatwigisha kujya twirinda ubu buntu, bukatwigisha kujya twirinda. Ndaza kugusubiza neza. No gukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Noneho ubuntu niki rero? Ubundi ubuntu burumvikana. Ubuntu burasobanura ngo ni ikintu wahawe utarugikwiriye, ni ikintu wahawe udafite ikiguzi cyo kugica, ni ikintu wahawe for free. Urugero, buriya iyo umunyabyaha yakoze icyaha agakatirwa n'inkiko, rwose icyaha kikamuhama, ariko hakazaho ijambo ry'umukuru w'igihugu akavuga ngo ndababariye. Ni ukuvuga ngo yari afite ibihamya bimuhamya ibyaha byo agahanwa, ariko haje imbabazi za perezida. Kandi imbabazi za perezida ntiwagiye ngo umugurire, nta ruswa womuha, ahubwo yakugiriye gusa imbabazi arakubabarira. Hejuru y'icyo kintu nta kindi wokora. Ndaza kwigusobanurira neza. So ubuntu rero ni ikintu Imana yadukoreye, yatekereje, yateguye ikiduha twebwe tutagikwiriye. Ubundi guhabwa ubuntu ni uguhabwa icyo twebwe tudakwiriye. Ubuntu rero ni ubuntu ni urupfu. Abantu bashaka bati noneho ubuntu bubaye urupfu gute? naje byancanze. Ubuntu ni urupfu ku rwego rwagezaho naho urwo rupfu bashaka kurupakira mu muntu, umuntu atinya gupfa bene urwo rupfu. Ubwo buntu ninde? Ni Kristo. Ubwo buntu ari bwo Kristo. Mu ijuru habayeho inama yo kuzana kiriya kintu cyitwa ubuntu, kuza wikoreye iriya package y'ubuntu. Bashaka umuntu waza uyikoreye, baramubura. Mu bakuru, mu basaza, mu baserafi, mu bakerubi, mu bizima bine, habura umuntu uvuga ngo aze yikoreye ino package y'ubuntu. Wabyumvishije? Yego. Yesu umwana w'intama wenyine. Yohana ari ku karwa k'Ipatimo, ngo yaratangiye kurira, ngo yabuze ngo wabumbura cya gitabo. Wabyumvishije? Ariko ngo marayika aramubwira ngo wirira Yohana, dore ngo intare y'umuryango wande wa Yuda aranesheje. Mu yandi magambo abona Yesu iwe yemera kuzana cya kintu bita ubuntu. Mu yandi magambo ubuntu, hari abantu buvuga ari ibintu biraho cyase. Ubuntu si free, si ubusa. Ahubwo ubuntu nuko nyine ari ikinyarwanda cy'inkene, ariko ubuntu ni ikintu cy'umurengera, ni ikintu kiremereye, si ubusa nkuko babyumva. Kandi ababyumva nk'ubusa nibo bagiye muri izo, nje sinza mvuko ari abanyamuntu, nibo bagiye muri ako gatsiko k'amabandi biyitirira, bagapfobya, bagatuka ubuntu bw'Imana. Niko no muri Yuda hazavuga ngo ari bamwe baseseye muri twebwe rwihishwa. Aba ni abarimo kutuva mu uyu munsi, ngo abo nabo guhindura, nabo gupfobya, nabo guhindura, nabo kunetarariza, nabo kumara imbaraga ubuntu bw'Imana. Bibiliya ntacu yasize. Bibiliya zivuga n'igihano umuntu ahana inka yonye mwana wa data. Rero bivuga iki? Bavuga nkana ivyo batazi, bagatuka ivyo batazi, kandi abo bariho umuvumo. Umva, ubuntu rero muri ubwo buryo nari mbikubwiyemo duhabwa ntaco twakoze, niwe Kristo twahawe. Uwo Kristo rero yatuzaniye ubwo buntu, abwuzuriza ku musaraba, kugira ngo uwizera ca kindi ari rwo rupfu, ari wa murimo yakoze ku musaraba, akizera kiriya kintu cyazanwe buriya Yesu, kiriya kintu Yesu yaje yikoreye. Ni ukuvuga ngo Yesu muri we yaje apakiyemo ubuntu bw'Imana. Noneho bwa buntu kugira ngo buturike ubastingirisi, akubitwa imisumari, arababazwa, aricwa, aratukwa, arapfa. Ni ukuvuga ngo apfuye, ubuntu bw'Imana bwari bugize gute? Mvuge kuri kano kantu kugira ngo biza byumvikana neza. Ubuntu bw'Imana ahubwo ikintu twakwibaza ni bande babwakira. Ubundi nico kibazo, naho ubuntu bwo burasobanutse. Ninde ubwakira? Kugira umuntu ubwakira, icambere ni umuntu umeze gutya. Ni umuntu wari uriho abaswe n'ibyaha, afite intimba mu mutima, yiyanze, afite agahinda n'ubwoba bw'urupfu. Wumvishije? Yego. Uwo muntu none akaza kumenya inkuru nziza y'ubuntu bw'Imana mu mwana wayo Yesu Kristo. Uwo muntu none iyo yumva iyo nkuru y'ubuntu bwiza bukiza, bubabarira umuntu ibyaha, bikamuha ubugingo buhoraho. Cyambere yari umuntu ubabaye, umuntu ufite intimba, wigunze, ufite umubabaro n'agahinda kw'ibyaha bimubase. Hanyuma akaza kumenya inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Kristo.
hanyuma akaza kubwizera, uwo muntu niwe wakira ubuntu. Hakaba n'aka gatsiko k'abanyantege nkeya bakomeza kwiha amahoro nk'aho ntacenda kuba, ibo ni umuntu wumvishije ko hari ubuntu bw'Imana kandi ubwo buntu bw'Imana bubabarira. None iwe akaza atafite icyo ahunze, ahubwo akaza azanwe n'ubwoba, akaba ati reka nanjye mfe kujya munsi y'iri zina ndebe ko ntazarimbuka. Uwo ni uko ntiyakiriye ubuntu. Uwakiriye umuntu ni uwamenye cyane, ni uwababajwe cyane, hanyuma akagira ya ntimba, agahindukira akareba umusaraba. Ariko abaza kugira ngo babone nk'umutekano, bakore byose byararangiye, siko, ntabwo ariko. Ubwo si bwo buntu. Rero ubuntu mu nshusho ngari ni Kristo. Yego. Arakoze cyane. Hari akantu ugarutseho kavuga ngo ni agatsiko. Nabo iyo bajya kuvuga bavuga ko ahubwo twebwe dushobora kuba ari twebwe dutsiko twanze kwakira Kristo. None se hari ikintu bo batindaho, bavuga ko Kristo yaje gusohoza, akuraho ibyitwa ko ari amategeko, akuraho ibyitwa ko ari amategeko, byari amategeko ya Mose byo mu isezerano rya kera. Iwaza kugira ngo atangire isezerano rishya, amategeko ava. Wowe ibyo bintu kusa nkaho utari kubyemera. None wari utarabimbazaho umwana wa data ngo nkubwire ngo amategeko yakuweho cyangwa ntiyakuweho, ariko kizima nuko Bibiliya iri hano imbere yacu. Tuje muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 17 hajya havuga ngo iki? Mwitekereza kuko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazava kw'inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Ni ukuvuga ngo iki? Noneho waruvuze ngo agatsiko mukaza kavuga ibyo bintu. Reka tuvuge gutya, kubera ko wenda biza bibabaza kandi baza banyandikira cyane bakantuka, bamwe bakantera ubwoba, tuzokugirira gutya, ariko ibyo mbikozwe byose ndi munsi y'amaraso nkabikorerwa kubera Kristo. Harahirwa bababarizwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ico cyo bari kirato kurinje mpuye nabo akagira icyo bukora ngo kubera ngo ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. None se ubwo buhamya bwanjye urumva bwabuhuye n'umugabo bakubitiye icupa mu kabiri umwana wa data? Ntaho bihuri. So bivuga iki rero? Deja ahubwo reka nongeremo n'akandi kantu. Bano reka mbakurira kwanza ku kagurupe k'abantu mbite abana b'ingwingiri. Ariko itonde utaza kudevi. None reka mbihindure ne kubita abantu bafite agatsiko. Reka nguko ari abana b'ingwingiri banze gukura. Shingiye ku kintu kimwe, baheze kuca Kristo yakoze. Ko batavuga ibyo bagomba gukorera se nk'umwami, ko batinda kuzo yakoze, ibo bakora iki? Kuba hari ico yigomwe, ko hari ico yakoze ku bwabo, ibo bakora iki? Ahubwo nk'abana b'ibirara baraho ruguriri iwacu aho twavukiye, hari ukuntu hari amoko amwe twagiye duturana, bakama bishira hamwe ari nk'abantu nk'icumi, bakama bigumura ngo ibo ngumwe ngo baye generali, ngunda baye colonel, ibintu z'uburara gusa. Kera ngo iwe akamaforuma kantu, aba nabo ruko amabiforuma utudoktrine two guteranya, tw'intege nkeya, two kwiremera amahoro. Kandi ijambo ry'Imana zirivuga ngo giye abantu bazavuga ngo na amahoro ntagenda ku ngo ico gihe muzotungurwa. Bisobanura iki? Bano bantu bahera ngo Kristo yaratubabariye. Nigeze kubaha urugero rumwe. Kuba mama wawe na papa wawe barakuzaye, wabihisemo? Wabihisemo. Ni ibintu byikoze, sibyo? Ariko se umaze kuvukira muri uriya muryango mutagize mu ruhare, ukabaho ukagira ubwenge, wakomeje kubaho gusa just ngo mfite mama na papa, wigira ikintu kiraho
shikiza zenge kiraho ngo yango ntaco gukora ngo sonanya ko barakuzaye gusa ngo wisanze maho oya ha nukuvuga ngo mwivuka ryacu ntaco twokora ariko mu kubaho kwacu hari ico dukora bisobanurike Yesu Kristo yakoze umurimo kugira ngo natwe dukore imirimo mu yandi magambo yadukozemo umurimo kugira ngo dukore umurimo so impamvu vuze ngo ningwigi n'abana bemera ko Kristo yabapfiriye ari okay bemera ko ari umukiza wabo ariko ntibemera ko ari umwami wabo uzi umukiza bamwemera nk'umuntu wababarira nk'umuntu wabagirira neza nk'umuntu wabagirira impuhwe n'imbabazi ariko nono tibamwemere nk'umuntu woyobora intambwe z'ibirenge byabo woyobora imitekerereze yabo wovugurira imitekerereze yabo wobayobora mu buzima bwabo niyo mpamvu vuga ngo n'abana b'ingwingire n'abana badashaka gukura n'abana bakiramizwa amata n'abana isi iri kugombeka n'abana barimo guhigimba isi barimo konka isi irari ryayo ibihendo ibiryohera byayo ntibashaka ko Kristo abakuramo umurimo umva ubuntu bw'Imana bwagezemo icyambere ubuntu bw'Imana n'imbaraga ubwabwo ubuntu bw'Imana n'imbaraga bwuzuye imbaraga zambaraga zidukubita ritane tukaritaninga tukava mu zisi tugahanga umusaraba amaso iki kintu ni kigari cyane so gukomeza nari nguciye mu ijambo twari tugiri kuri ikintu cy'amategeko cy'amategeko ndva ngo wowe okay none itegeko reka ndikubwira niko nari nsa kukagize amategeko ntiyavuyeho Yesu okay ni nkuko uyu munsi kuvuga ngo naje kugira ngo naso okay ikinyarwanda cyabuze sinzi ukuntu twayivuga kuzuza oya si yarari mu ngiro ahubwo haraho atageraga okay n'urugero nari nsanzwe nyoborwa na kapiteni na reportinga kuri kapiteni ngiye mu buryo wenda bwa gisirikare na reportinga ku mukapiteni ariko uriya mukapiteni nawe byamugoraga sinzi nimba urimo kubyumva byamugoraga kugeraga kuri inde kuri generali igitekerezo cyanjye byamugoraga kugeza kuri generali uyu kapiteni reka tumugire amategeko ariko noneho uyu kapiteni kugira nawe ngo agere kuri generali biramugoye ubutungane bwe no kwera kwiwe biragoye cyane uko yopfa kuhitagira kuri generali ariko noneho hagati ya kapiteni reka tuvuge ko hari koloneli noneho ubuntu bwo bwaje ari ubwuzuza aya mategeko kugira ngo yuzure neza abe ayera agere ku Mana nyayo noneho ubuntu bw'Imana bube okay bwuzuriya gap ihari bwuzuziriya uriya mwanya warusigaye okay bwaje ngo bwuzurize tibwaje ngo bukureho bwaje ngo bwuzurize hariya hatuzuraga ariko hari okay ubivuze neza ubuntu bwaje kugira ngo hano hari iyi gap y'igihanga iveho noneho ubuntu buhuzuze ariko ntiyaje twasomye muri Matayo ngo ntimutekereze ko naje kuyakura ahubwo ngo naje kugira ngo okay nafashe natize ukuboko and okay anyuririreho njewe noneho amfateho nanjye mfate ku Mana hano hariho gap ikintu ubuntu ntibwari buhari amadeko yagiraga hano akagonga kuko mu bwayo nta kwera kuyarimo nta gukirana nta butabera bwuzuye buyarimo ariko noneho Kristo yaje kugira ngo igape yuzure okay hari ikindi kintu ahubwo bajya bavuga ngo ngo ntibize ngo ntibajya bemera isezerano rya kera ngo ryararangiye ngo sibyo isezerano rya kera risobanura iki isezerano rya kera turifata ka fondasiyo y'inzu tuvuga ngo ufite inzu yubatse idafite fondasiyo noneho isezerano risha rikaba inzu yuzuye isezerano rya kera ni fondasiyo isezerano risha rikaba inzu so rero igihe udafite ivyo nta kuzura kurimo so amategeko rero tiyakuweho amategeko ahubwo ubuntu bwaje kugira ngo ayuzuze muri Matayo rwose byabitubwiye kandi ijambo ry'Imana igenda ritwereka mu bice byinshi uburyo amategeko Imana rwose iyemera muri ubwo buryo ndumva kuri ico arico no bivugaho hanyuma ku cyacumi rero mbere yuko mva ku mategeko hari ikintu nshaka kuvuga hano ubundi kera mu isezerano rya kera amategeko yavugaga iki yavugaga gukiranuka kw'amategeko kwavugaga ubundi itegeko ni iki yuvuze itegeko egari cyaha so
amategeko yavuga ngo nukora kino urakorerwa kino, nugira gutya uragirirwa gutya. Ariko ubuntu buje, bya bindi twakoraga tubitegetswe n'amategeko, aho kandi turi kumva neza. Reka nkagusubiriremo, amategeko ga ni icaha. Ni ukuvuga ngo icyaha nticari kuvaho nta mategeko. Iyo uvuze mu mategeko ari icaha. Noneho imirimo, itegeko ryaravuga ngo umuntu nagira gutya agirirwe gutya, niyica kino agirirwe gutya. Ariko noneho ubuntu buje, imirimo y'amategeko ntiyakuweho, ahubwo umva imirimo y'amategeko ntiyakuwe, ahubwo yahindutse imbuto z'ubuntu. Yahindutse imbuto z'ubuntu. Yes. Ni ukuvuga ngo amategeko ntakiri ibyo dukora twebwe ngo tubabarirwe. Wabyumvishije? Ahubwo yaduhindukiye ubuzima. Ni ukuvuga ngo hari ibyo nasabwaga gukunda umuntu, nasabwaga kubanira umuntu, nintamubanira kagira ibyo nkora hagati yanje n'umubano wanjye nawe, hari itegeko rimpana. Ariko ubuntu bwo buza bumbwira ngo tibibe noneho itegeko bikubera imbuto, yani bikubera ubuzima. Wikumva ko ari itegeko bibemo bikubera ubuzima. Wumvishije? Ni ukuvuga ngo ya mirimo yo bajya bavuga ngo imirimo ngo y'amategeko ngo iki iriya ntiyakuweho, ahubwo yaduhindukiye imbuto. Abanyabuntu we bano bana ntibanyumva, reka mbisobanure neza. Ni ukuvuga ngo unyihangira umunota umwe. Ni ukuvuga ngo iriya mirimo bazavuga ngo imirimo yakuweho ntacyo ukora kugira ngo wemerwe ntaki. Yego ivyo ndavyemera, ariko noneho ya mirimo myiza y'amategeko ya kera noneho sikiri condition ngo ukore ngo kino kugira ngo ugirirwe gutya, ahubwo yahindutse imbuto z'ubuntu. Ubwo izo mbuto z'ubuntu ni ubuzima tubamo tugenderamo. Urakoze cyane. Asante sana. Urakoze cyane. Yego nibyo nari nkubwiye ngo imirimo y'amategeko yahindutse imbuto y'ubuntu bw'Imana. Tikiri ibyo dukora ngo dukorerwe, ahubwo byaduhindukiye ubuzima. Ni ukuvuga ngo byaduhindukiye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Sinkibyumva uko ari itegeko, ahubwo byarahindutse muri nge, ni system yakorewe muri nge. Ndabyumva ndabiviva mbigenderamo. Rero imirimo ibaho. Muri Yakobo hazavuga ngo nyereka kwizera kwawe kudafite imirimo, nanjye nkwereke kwizera gufite imirimo. Ni ukuvuga ngo kwizera kugendana n'imirimo. Tuwobwira umuntu ubundi wohamya Imana gute ngo urayizera, abisi bumenye ko yizera gute? Bakurebera mu byo ukora, muri za mbuto, muri imirimo ndi kuvuga. Kera yari y'amategeko, ariko ubu ni imbuto y'ubuntu bw'Imana. Yego urakoze. Asante sana. No, hari ikintu nacyo nkaho twadushiye twumvikanyeho neza. Ikintu cy'icumi. Nibo bavuga ko cy'icumi wagitanga kandi ushobora no kubitanga. Nacyo kiri mu bintu byakuweho. Byakurwaga mu isezerano rya kera. Hari ikigirwamana bita Mamoni, nico gihagariye ubushisha, abagabo b'ubugugu, abagabo b'ubushishe, abo bakomora uwo mwuka kuri ico kigirwamana. Aba nabo bafatikanyije n'aba bahungu bagiye mu basobanura ubuntu bw'Imana uko butari. Bajya bavuga ngo ubundi mu isezerano, bajya bavuga mu isezerano ngo rishya ngo nta hantu babona ngo bavuga icyacumi. Mu isezerano rya kera barabyemera ko byabagaho kandi byahabwaga inzu y'Abalewi cyangwa se abatambyi. None reka mbivuge mu iri sezerano turimo. Erega ubundi ikibazo nuko ese kundi twari twavuze ngo bazane bahunze gute? Nje nari nakubwiye ngo nzonza ari umuntu tuganire hano tuvugane tubirebana amaso ku maso, hanyuma nagira abatsindwa mugarure ku mwami Yesu, mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, mu buntu bwa Kristo nyabwo. Bivuga iki? Ubutaha tuzabazana ubwo ntibabonye umwanya. Nuko reka tuyifate gutyo, ariko mwampamagaye muvuga ngo yabonetse aza guhunga. Tuza dukiranuka aza guhunga. Noneho reka tuvuge ko azoza. Icacumi cyavuyeho. Ahubwo yazavuga ngo ubu ngo abatambyi ngo batakibaho, ngo icacumi cyo habwa nde, ngo icacumi ngo ubundi ngo abapaseri ngo nawo ngo abapaseri ngo bakora ngo wayi ngo bakibaha, ngo iki kumva tuntu nyine tw'abana badafite gukora kwase. Ariko umwana wese ufite gukora kwase yovuga ngo amafaranga ngo baha ngo se ngo nayiki, ngo se wenda gifite imbaraga zo gukora ukorera so. Ahubwo cya kintu cyo kumva gusobanukirwa
abana mu bwami bwa se, gufata imana nka se nk'umwana ngo bakorere ubwami, nico kikiri ikibazo. So dore icya 10 cyaribwaga koko n'umutambyi, ariko mu isezerano iri turimo nta mutambyi ukiriho, ariko navuga umutambyi kuri none ni ababyeyi bacu, ababyeyi ba bo mu buryo bw'umwuka, ndavuga abapasiteri. So hari igihe wahitumwa ngo nose umupasiteri ngo kube ngo abarewe ngo abatambyi bo ntibasohokaga, ngo ariko abapasiteri be ngo tusanga bafite ngo n'amakampani, niba shaka bafite ibigo ntamenwa by'amazahabu n'ibiki, agapfa kuba ari umupasiteri. So umupasiteri cyakorana itonde ndabigusobanurira, ndagusobanurira icya 10 papa, ntugire ureke pressure kese nimba uri umwe muri bo, nimba waragiye hari ahantu ndi gukora ngagutoneka wombwira nkareka gukomeza gukora ababaza, ariko ndakigusobanurira. Nibyo ndimo kuvuga, uburyo bwo kugitanga, impamvu bacanga n'uburyo gitangwa, bavuga ngo bashumba ngo barakora nta mpamvu yo kukibaha. Ubundi iriya ni point imwe muzanyuma, dore point y'icya 10, icya 10 cyo gisobanura mbere yo kuba ico bitirira ngo nukugiha umuntu nka pasiteri cyangwa nk'umutambyi. Ese ubwacu kigaragaza iki iyo gitanga ubukozi iki? Icyambere cy'ubukozi iyo gitanga, kugira ngo mpagira aho hantu reka mbanze nsubire kuri kera habayeho, sibyo? Umwami atandukanye na perezida. Umwami nta muntu wajyaga mu maso y'umwami nta kintu atwaye, nta kintu afite gifatika, niyo coba gitoya mu bushobozi bwawe, ariko caraziraga kikazirizwa n'ubu ibihugu bitegekwa n'umwami. Nta muntu ushobora kujya imbere y'umwami ari empty mu maboko, agomba kuba afite ikintu gifatika. Iri ni ihame ry'ubwami, ni bya bindi navuze ngo ni ihame ry'ubwami. Mu ihame ry'ubwami rero icya 10, iyo ntanze icya 10 nuguha umwami cyubahiro. Banza wikuremo ibitekerezo ngo pasiteri, banza wikuremo ngo isengero, banza wumve ko ugikoze ku bwa Kristo, ku bw'Imana, ku bw'umwami wawe, umuhaye icubahiro. Iyo ngitanze mba ngihaye si uriya muntu ngihaye, si umushumba, ngihaye umwami Imana. 2 mba nkoze igikorwa cyo kubaha. 3 mba nihaye igitinyiro nigomba cyangwa se nsabwa kugaragaza. 3 cyangwa 4 iby'ubwami n'iby'umwami, ibintu byose by'ubwami n'iby'umwami. No kuvuga ko icya 10 dutanga si icacu, ni nundi ni mu bimwe mu z'Imana yaduhaye, twongeye turarekonesa, turazirikana, tukagaruka tukayiha icubahiro, tukayishima, tukavuga ngo papa mu byo wampaye ndagusubije. Wumvishije nukuzirikana. Aha, gutanga icya 10 si itegeko, kugitanga si itegeko. Kano kantu ukumve cyane, kugitanga si itegeko. Nico umuntu muzima uri nomo, ufite ibitekerezo bitekereza, uzi icyo Kristo yakoze muri we. Mu yandi magambo ni umuco w'abana mwasi, cyangwa se ni umuco w'abana b'Imana. Kugitanga ni umuco bwabwo, ni ubuzima, yani ni umuco. Ntujya mvuka bajya ngo buri gahugu n'umuco wako. Okay, buri bwami n'umuco wabwo. Rero kugitanga ni umuco wagize buno bwami. Nukumenya no kuzirikana ineza y'Imana. Icya 10 ni ishimwe. Aho ibindi rero nibyo mu isezerano rya kera biriya naringiye kujyamo, Melisedeki, ba Yakobo. Kuri Abrahamu Melisedeki yarakimusabye, ku bwa Yakobo iwe agira gute? Iwe agihigamo umuhigo kazogitanga, abonye Imana. Uri kumva? None mu isezerano rero turimo ari ryo ririmo ikibazo. Yesu yageze araba ati muzi gukiranuka muzacu aho mutanga dodo mukazitangiraho icya 10 muri Matayo 23. Ibyo rwose murabishoboye, ariko hari ibindi yabanenzemo. Nukuvuga ngo mu isezerano risha intumwa zo ntizakaza zitanga icya 10. Icya 10 ni cy'abantu bakiri bafite imitekerereze ya cyana mwase mu bwami. Icya 10 mu ntumwa ibo bakaza batanga 100%. Nta mukene wabaga mu byakozwe n'intumwa. Ntago batanga icya 10.
ibo barakirenze icacumi umva kimwe mu cacumi wabyusha kimwe mu cacumi ariko none ibo ntibagitanga kimwe mu cacumi ni 100%. ni ukuvuga ngo mu isezerano iri turimo ibintu zose twakagombye gusobanukirwa uko atari ibyacu ari ibya Kristo ahubwo tukarenzaho. ni ukuvuga ngo intumwa nimba ukiri muzumva neza mu ntumwa iho havuga ngo iki ngo iyo bakaza bazana ngo ibyabo bose ibyabo bose cyangwa se ibyo bari bafite byose bakabisangira nta mukene ngo babagaragaye. iyo bakaza bafata ibyo bafite byose 100%, none bakavuga ngo se ngo ba Petero ngo iki ngo Paulo ntantu yabivuze. Paulo iwe kubera ko mu isezerano iri turimo aho yagiye abwirizaho usomye abakorinto k'abakorinto ba kabiri usomye nk'igice cya 8 n'icya 9 iho izi ntumwa zo zari zararenze cya 10 mu byukuri ibo bari baragize 100%, 50%, imibare itandukanye. Paulo cyo iyo ntiyari ikibazo ntiyari ishu kuvuga ngo icya 10 ahubwo yewe yakazabigisha gutanga ibyinshi. Yani ibo bari bararenze tuno tw'ubukene ino myumvire ipfuye ngo ninkora ukora muzohawe ugasubiza ukuwaguhaye. Iyo ni imyumvire iri hasi. Hari abandi bo batanga 100%. So Paulo iyo mpamvu atabigarutseho nuko byari byaramaze kuba ubuzima mu bagiriki mu banyamahanga bari baragiye bamenya ukuri kw'ijambo agenda babigisha ukuri kw'ijambo. Ibo bakazatanga kimwe mu 10 bakaza batanga byinshi kandi bagakiranuka muri byinshi. Noneho Paulo iwe ajye kubigisha akaza abigisha hejuru yo gukuranuka muri byinshi kandi ukiranuka muri byinshi azahabwa azongererwa azagwirizwa. Uru n'urwego intumwa zarenze. Urakoze cyane. Arakoze cyane Evangeliste Mutabara, Imana iguhumugisha mwinshi cyane. Muratubabarira murabona ko hajemo umwijima twamufatishe nyine bisa nkaho bwije, ariko ndizera ko ikindi gihe nituzaba twabonye aba bantu tukakwiyambaza kugira ngo tuganire. Ntabwo ari ihangana, ntabwo ari intambara, ahubwo nugira ngo tubashe gusobanurira abantu basobanukirwe koko bumve ukuri aho guhagaze. Turagushimiye cyane rero ku bitekerezo duhaye kubyo bashe gusobanurira abantu. Imana iguhumugisha mwinshi cyane. Rero abantu muratwihanganira mwabonye amashusho agenda ahindagurika, ariko ubutaha ntabwo bizaba bimeze gutyo. Rero turabashimiye mwebwe mwese mwari mudukurikiranye, baba ari abangaba twita ko ari abanyabuntu. Ndabizi ko muzakurikirana kino kiganiro kuko ari mu inshuti zanjye nyinshi cyane. Sibo abiyitirira byo uvuga ngo abiyitirira nabo ntibakunda n'iryo zina, nabo bakunda ko tubita abera bene data. Nabera ni bene data. Turabashimiye baziyita bizima mwana wa data. Oya ni abera. Turabashimiye abera bazadukurikirana rwose. Imana ibahe umugisha kandi ntabwo nizere ko ikiganiro dukoze ntawo cyabangamiye. Muzaze dukorane ikiganiro twese dukomeze tuganire kuri ibi bintu. Urugendo turimo kuja mu ijuru no gufatana amaboko. Ibyo umuntu adasobanukiwe abandi bakabigusobanurira cyane. Hari n'igihe wasanga barayobye nyine twakomeza kuganira gutyo ugasanga birabafashije kandi bagarutse mu nzira nyayo. Rero turabashimiye cyane. Suko yo barahabutse. Turabashimiye rero mwese mwari mudukurikiye. Imana ibahe umugisha. Nanone tunashimira aha twari twicaye ni kuri Cayenne Restaurant. Ni ahantu heza cyane. Mbere yuko tuzana twanje gufata akantu bafite ibintu byiza byinshi cyane. Muzaze muhagere. Bafite ibintu byiza byinshi cyane birimo inkoko irimo umuceri, ifi n'inkoko y'inyarwanda yokeje. Hari ibyiza byinshi cyane ushobora kuhaza ukahasanga ibyiza byinshi cyane. Rero mubagane. Yego rero turabashimiye mwebwe mwese mwari mudukurikiranye aho muri hirya no hino. Yesu abahe umugisha kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.